ntacyo bitwaye. Wowe umwegero ukamwifuriza ikaze mu nzu y'Imana, ntacyo bitwaye mubwire ngo ikaze. Amen. Torero murekeraho kujijwa, turekeraho kwitiranya ibintu. Mwama tugirire neza. Amen. Niba habayeho umuryango wo gukorera Imana, nushaka utanga inkweto bashaka ko bazigurisha, nushaka utanga ikote bashaka ko barigurisha, ariko ube igice mu gukorera Imana, ube igice mu gutanga mu nzu y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo gutanga ari ukugira ibyo usigaza, ni umutima wo kumenya imbaraga zo gukorera Imana. Mubwiriza 12 hanyuma soza. Mwuka wera nguciriye bugufi, Mwuka wera arakubashye, imbaraga zawe zimanuke gukora ibikomeye hagati muri twe. Mwami naba ari twe, ubwo izina rye rihabwa icyubahiro. Umuntu ni iki kumwibuka, Mana umuntu ni iki kumugenderera. Uwahageze asome Umubwiriza 12 umurongo wa mbere kugeza kwa 3. Hallelujah Jesus, I give you praise. No, I'm sorry. Ni 11 mbabarira. Amen. Komeza. Kora ibyiza ugifite uburyo, nyanyagiza imbuto yawe ku mazi, kuko igihe nigisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Ubigabanye 7 ndetse n'8, kuko utazi ibyago bizatera ku isi ibyo ari byo. Iyo ibicu byuzuyemo n'imvura biyisandaza ku isi, kandi igiti iyo kiguye cyerekeye ikusi cyangwa ikasikasi, aho kiguye niho kiguma. Uhora yitegereza umuyaga ntabiba, kandi uhora areba ibicu ntasarura. Mwamahabwa icyubahiro. Amen. Umubwiriza yaranditse aravuga ngo kora ibyiza ugifite uburyo. Mwamahabwa icyubahiro. Bishatse kuvuga iki? Ngo gukora ibyiza ni nonaha, niwo mwanya wo gukora. Mwamahabwa icyubahiro. Kuko nibwo ubonye umurimo wo gukora, ni nabwo itangazo ryo gukora rigize gute? Mwamahabwa icyubahiro cyane. Amen. Haravuga ngo nyanyagiza. Hallelujah. Hari igihe nanjye mba mu rusengero, ndi umukristo, nubwo ndi umukristo, ndi n'umukozi w'Imana. Yesu ashimwe. Bakavuga ngo twitangire iki, ejo bakavuga ngo iki. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ari ukugira ngo bitangishe abantu. Yesu ahimbazwe cyane. Kenshi waruzi ko no kubutitanga, hari abantu bamwe batitanga banangiwe n'Imana imitima kubera ko ituro ryawe ritera. Iyo ubonye uhagurutse ugiye gutanga, jya umenya ngo Imana yemeye ituro ryanjye, yemeye ko ntambuka ngatanga. Hari abantu batajya barambura amaboko kubera amaboko yabo aranduye, Imana ntiyemera ibitambo byabo. Rimwe na rimwe ntidushobora no kubaveba no kubatunganya, ariko twongera gutanga amahirwe uko bwije n'uko bukeye kugira ngo wa muntu, Yesu ahimbazwe cyane, nawe agira amahirwe abumwe abigice mu bakozi b'Imana. Basondefo abantu bakunda gukorera Imana nk'uko bavuga, uko ndimo kuvuga. Umuntu akabazi ngo nibwo amenyekana, umenyekana mu bantu, ariko kumenyekana k'umukozi w'Imana ni umutima ukoreshereza Imana, bikaza kugaragara inyuma yawe. Mwamahabwa icyubahiro. Amen. Hallelujah. Niba ushaka ko Imana ikubakira, ubakira abandi
cyangwa wubaka umurimo w'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uko Bibiliya ivuga ngo icyo ushaka ko bagukorera ugikorera abandi. Imana itugire nyanyagiza imbuto, ni ukuvuga ngo igihe cyose habonetse opportunity yo gukorera Imana, nyanyagiza imbuto, kuko ntuzizafungura umuryango wawe. Bashobora kugusengera ntibyemere. Dawidi ajya gutanga, yabwiye umuhungu we Salomo, aramubwira ngo ndagiye nk'uko abandi bagenda, ngo komera ugaragaze ko uri umugabo. Salomo biramushobera, yasahimbazwe, arangije ngo ajya ku kanunga atambira Uwiteka ibitambo, inka inzovu imwe, bivuga ngo 10,000 by'inka. Bibiliya zindi zivuga ngo yamaze iminsi 14, iy'ikinyarwanda ivuga ngo akesha ijoro, ariko izindi Bibiliya z'icyongereza zifite ubusobanuro zivuga ngo yamaze ibyumweru 2 atambira Imana. Atambira iki? Si inzara yatambiraga, si umugore yatambiraga, si ukuryama heza yatambiraga. Mwama habwa icyubahiro. Yatambaga kugira ngo Imana imuhe ubwenge. Amen. Niyo mpamvu Uwiteka yamusanze ngo aryamye aguye agacuho, ariko gukorera Imana ukagwa agacuho biraryoshye. Mwama habwa icyubahiro. Gukorera Imana ukumva uguye agacuho, Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo yari arimo kubwiriza, ntiyari arimo guhanura, ntiyari arimo gusengera abantu. Imana tugirire neza cyane. Yari arimo akirira katinka. Amen. Gukorera Imana, Yesu yaravuze ngo ni ukwiyanga. Gukorera Imana, Yesu yaravuze ngo ni ugupfa. Aravuga ngo akabuto kadapfuye nikagira gute? Ntabwo kera nyinshi. Amen. Haleluya. Gukorera Imana, Bibiliya bigereranya no kubiba. Umuntu abiba bike agasarura byinshi, ndetse rimwe na rimwe umuntu ajya yanga kurya imbuto. Umuntu akarya ibinyobwa afite ibishyimbo by'imbuto ku bahinzi mu nzu. Sinzi niba mwumva ibyo mvuga. Kubera iki? Haleluya. Niba tubikora mu buzima bwa minsi yose, ibyo dukorera mu isi ni indorerwamo, ni ikigereranyo cy'ibibera mu isi y'umwuka. Amen. Imbuto niyo wari ukwiye kubiba. Murumva ibyo mvuga? Imbuto niyo ibibwa, ntago habibwa ibyatoranijwe. Hari umuntu watubwiye ngo buriya Kayini ntabwo yabibye injonjori, ngo yabibye imbuto zirobanuye, ngo nizo yatambye yazanye imbere y'Imana, ngo ari ku mutima wo kuzitanga niwe Imana yakondanye. Mwama habwa icyubahiro. Niwe Imana yagize gute? Yakondemeza. Yasahimbazwe. Niba tugiye gutanga, niba tugiye gukorera Imana, sanuri muri chambre prive. Sanuri muri chambre prive, nta wundi muntu winjiramo, nta n'umuntu wayikandagiyemo. Ugenda imbere y'Imana, ukora icyo utekereza gukorera Imana, wongere wicare mu ntebe yawe. Imana ntikurebera mu iterero ry'abantu bangana gutya, ikureba uko. Iyo ntebe imeze nka chambre ifunze inzugi zose. Iyo ntebe wicayeho imbere y'Imana umeze nkaho ufungiranye ahantu nta wundi muntu uhari. N'iki Imana ibera umuhanga. Yesu ahimbazwe cyane. Munsi nagize ikanisa sinzajya mbara ibingibi bimubara. Bazajya batanga n'indangizani, amafaranga tubonye arangana nayo watanze. Niba watanze 5 uvuga ngo uyu munsi twatanze 5, kuko imbere y'Imana ni 5 bihari, ntabwo amafaranga aba counted imbere y'Imana. Sinzira mvuye amaturo gutanga. Mwama habwa icyubahiro. Amen. Niba uri umuhanga wo gutanga no gukorera Imana, Yesu ahimbazwe cyane, ndetse ijya utanga buri munsi. Dore haje na momo, haje amakode, ujya ugenda wishyura, utanga, ubiba imbere y'Imana, ubiba mu murimo w'Imana. Mwama habwa icyubahiro. Kubiba, mwama himbazwe cyane, bimeze nko gukorera jardi cyangwa kufira umurima wawe.
rimwe na rimwe hari igihe ibishyimbo bigira amababi menshi. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Cyangwa jaridi, kwa kundi bagenda bakata, mvuge jaridi abanyamujyi murabizi, ukagenda ukuraho indabo zimwe na zimwe. Kubera iki? Kugira ngo uzicire izindi zizamuke neza. Ni nako gutanga mu murimo w'Imana bimeze. Yesu ahimbazwe. Iyi imvura yabaye nyinshi, abahinzi bagenda ntego noneho ntibagikuramo ikirare, bagenda bakuraho amababi amwe namwe kugira ngo bizamuke bibone izuba byere neza. Yesu ashimwe. Hari abantu rero birundanya ubutunzi bikabora, kubera gutanga nibwo burinzi bw'ibyo utunze. Mwama himbazwe. Yaravuze ngo nimuwizane nzabarinda indyanyi n'akagungu n'ubuzukira. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Icyo biba nicyo kirinda ibyawe, nicyo cyagura ibyawe, ni nacyo kizana ubwenge bwo gukora ibyo watinye gukora. Yesu ashimwe. Kubera ko ubwenge Salomo yarazwe n'Imana, ntabwo yabuhawe na se, ntabwo yamwandikiye, ni ugutanga. Ndetse yaryamye adasenze. Simbabuza gusenga mugiye kuryama, mwamahabwa icyubahiro. Ariko yaratambye arananirwa, amaze kunanirwa aryama imbere y'Imana. Imana iraza iravuga, nababwiye ibintu ibi bitatu bituma Imana igira gute? Imanuka. Babwira gusenga, babwira gutanga, babwira no kwera. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Mwige gukorera Imana. Shaka icyo wakorera Imana. Rebaho ubukene buri mu murimo w'Imana bari uhagarara, nkuko Ana yahagaze mu cyuho igihe abatambyi bari ibigoryi. Bene Eli bagombaga gusimbura se, bari barabaye ibigoryi. Ana arabyitegereza. Mwamahabwa icyubahiro. Aravuga ngo ndahagarara mu cyuho cy'umutambyi muri kino gihe, ndabyarira Imana umutambyi, ndazanira Imana umwana w'umuhungu. Wanyemerera ukajya uza imbere y'Imana uzaniye Imana umwana w'umuhungu? Wanyemerera mu buzima bwawe ukiga gutanga umwana w'umuhungu? Sinzira mu byo mvuga. Wanyemerera ituro ryawe rikaba ari umwana w'umuhungu? Bishatse kuvuga iki? Umwana w'umuhungu ni imbaraga z'umuryango. Umwana w'umuhungu ni icyo umuntu atezeho icyubahiro. Umwana w'umuhungu ni icyo umuntu atezeho amaciro. Yesu ahimbazwe. Amen. Nagira ngo uyu munsi uve hano wige kuzanira Imana umwana w'umuhungu. Wige kuzanira Imana ikimasa cy'umushishe. Wige kuzana mu nzu y'Imana. Mwamahabwa icyubahiro. Mukureho ikinyoma kiri hanze. Ibyo dutanga bifitiye twebwe inyungu. Amen. Haleluya. Inyungu umushumba abona nuko yemeye gukubitika cya gihe. Yesu ashimwe. Agashaka sare ngo tuze tubwirwe Imana. Niyo mpamvu mwamahabwa icyubahiro. Haleluya. Imana idashobora kwibagirwa kumugirira neza, kuko yabaye intandaro yo guterana kwacu, yabaye intandaro yo gukira kwacu, yabaye intandaro yo kumenya Imana kwacu. Mwamahabwa icyubahiro. Nutangira guca imanza, ujye ureba ahantu bazindukiye, ureba ahantu urarusengera, uvuge ngo si umugabo cyangwa uyu mugore yatahaba mba ndi hano. Mwamahabwa icyubahiro. Amen. Mwikureho imanza z'abashumba, mukorere Imana ntaho uri wenyine. Mwikureho imanza za bagenzi banyu mukorana umurimo w'Imana. Winjira imbere y'Imana. Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo nujya gusenga ukinge icyumba usenga so mwiherereye, ngureba yiherereye azakugororera. Imana nisubiza amasengesho, igororera amasengesho. Ingororanirenze igisubizo ushaka.